nanone kandi urugo rwumva amabwire ntabwo rwaramba. Niba ari n'ikimenyi wumvisha amabwire, niba ari Muyango wumvisha amabwire, arono sinzi ngo bimeze bite ibyabo, ariko nyine icyo nzi cyo Muyango ni umugore mugenzi wanjye, Muyango ni umugore ukomeye, sibyo? Muyango ni umumama, yavuze ngo njya kubona ngo mbona Muyango ngo yambaye ikariso y'umweru, ngo namushimira kuko yambaye n'ikariso ngo ari umubyeyi, ngo abandi ngo ni amakariso bambara. What is that? Ikariso mwayibonye he? Njyebye nyine ndebye uburyo ubukwe bugitangira butari bwana cyakoze amana abantu mana yanjye, audience iri hano hanze yagusaze man, ko audience yishinze wanashaka imburagihe, ibaze ko ubukwe ni buranarangiye ariko ngo Dorcas baramusize ngo kudashaka, ngo ubu ngubu nawe ngafite umugabo. Ntangira kubona ngo Rocky yaravuze ngo ntago azashaka adashatse Dorcas ngaho. Reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba OB Films. Amajyepfo amajyaruguru mumeze mutenizere yuko iburasirazuba uburengerazuba nabwo mumeze neza, bari mu mujyi wa Kigali mumeze bom bom bom. Imbere yacu kuri kamera za OB Films twakiriye nanone umukobwa mwiza wambaye neza di. Murakoze pe. Ariko kuvuga gake no waje witonze. Nasundi se nitonda. Nditonda. Ubwitonzi bwawe bukura he, kuri papa cyangwa kuri mama? Ntabwo mbizi, imicoro ngikuraho. Umwite Narada cyangwa umwite Ishimwe, n'umukinnyi w'icyamamare muri sinema nyarwanda, cyane cyane mu muturanyi series. Muyikunde muyirebe, mumurebe uburyo ari umupushayi ukomeye cyane ucuruza urumogi afatanyije na Goreta. Ariko ngo wabivuye? Nabivuyemo, ubu ngubu nsigaye ndumva ngiye kujya mu rukundo n'umuntu bita Rusine. Coach. Abusa amakimbirane ugiye kuzamura ya Goreti azanyica noneho. Ugiye kumutwarira umugabo? Ndamujyana kabisa. Ariko abakobwa mwabayemo ibintu bya gapapu mwazanye. Icyambere rega kuba umuntu afite amafaranga ibindi biriza. Abagabo ngo barabuze ariko ngo muzana baragwanira. Narumvishe ngo hanze basigaye bana umugabo mwarongora abagore bane. Wowe urumva azarongorwa nabangahe? Njye ndashaka umugabo wanjye nyine. Ugiye gutwara wabandi ngo ushaka umugabo wawe wenyine? Nzamutwara ko se bura Messi uramujyanye. Shobora kuzamugirira impuhwe. Atangiye kukumeramo amafaranga. Atangiye kubonamo shaho barani bomba nshaka rero. Barabana amafaranga niho mba nyenera. Bagutaha amafaranga utavuna iki? Ariko abakobwa mwabayemo nanone nyine ako ni filime ndagenda mu buzima busanzwe nta wundi ibintu navuna iki. Muri rusange ngo abakobwa mukunda ubuzima bworoshye, kubaho byoroshye, kubera iki? Ni indwara iri mu rubyiruko mu bakobwa, ubona bituruka kuki? Nta umuntu wimenya, nta umuntu yivuga nabi, ariko ngiye kuri njyewe ndabizi bibaho, sibyo? N'abashuti banjye mba mbizi neza ko ashobora kuba nko muri apartment ya Magayinani kandi nta kazi afite. Ukibaza njye mba nifite n'ubwo bose baramutse bankodesheje iyo nzu amezi yashira akagenda, naravuye iwacu ubwo byagenda bite? Njyewe wapi pe, ntabwo mbyizeye 100% nyine. Nkunda kuba ubuzima bworoshye binyuze mu bagabo. Nkunda gukora cyane nyine nkabona ibintu bivuye mu mitsi yanjye. Ukabona ibintu bivuye mu byoya byanjye kabisa. Ariko urabibona yuko abakobwa nyine barwaye iyo ndwara? Ndabizi rwose, barahari no mu nshuti zanjye, mu miryango nyine hari abantu badakunda kuba ubuzima bugoranye, ngo arabyuka ajye mu kazi, wapi akumva ko ubuzima bwe ari ukubyuka akicara muri ghetto bakamwishyurira, bakamuhahira, bakamwambika ibintu byose. Ubundi nawe akaba ari kuri social media ariko batwika, ariko aho byabereye telefone cyose akaba ari uyifite, iPhone yasohotse n'uyifite. Nese ubona atari uburwayi? Sangiye mbona na depression, ahubwo ni depression iri. Kuko nta kuntu nibaza uburyo umuntu muzima w'umukobwa, ubundi umukobwa agakwiye kwihesha agaciro akibaha. Ntabwo nibaza uburyo umukobwa yicara agategereza ko umugabo ari buze kumwishyurira. Njyewe no hari no wambwiye ngo njyewe ngeze nkora kubera iki Imana ibyo yampaye yabimereye ubuntu.
Imana ibyo yamaye ngomba kubigirisha akamaro. So akamaro ni ukwirirwa ubitambagiza, numvishe ngo basigaye babyita umupuri, gutambagiza umupuri nyine kugira ngo ubone imibereho. Ntabwo ariko twese tubayeho nyine, mbona ni n'imico mibi ya, ntabwo ari ubunyarwandakazi. Ose ne Imana yaraguhaye uwo mupuri wenda ngo ntabwo ari ubunyarwandakazi, ntabwo biba binari. Ariko si byo ntabwo babavuye kuko hari abatunzwe n'akaguru kakabakiza, hari abatunzwe n'umutwe gutekereza bikabakiza, nawe afite uwo mupuri abayo. Njyewe icyambere ni uko ntunzwe n'amaboko yanjye aronke y'abo bandi, kuko buri muntu wese, noneho njyewe nigize umuntu ukunda kugira inama. Abashiti banjye baravuga nyine wumve ko hari n'abashiti banjye banduta ariko akaza akangisha inama. Nyine nigize umuntu ukunda kugira abantu inama, wabaye tantine. nawe yigize tantine. Menya mpamvu nakuze, menya mpamvu nta n'umuntu ujya umvugira. None nk'iyo bagira inama, ubaha inama imeze gute, umukobwa umeze gute? Njyewe hari abantu njya mbwira, ntabwo kuba uri umukobwa bisobanura bisayinifinga, nyine ntabwo bisobanura ko ugomba kwitesha agaciro ngo ugiye gutanga iyo mipuri n'ibiki. Ibyo ntabwo, nta cyubahiro kibirimo, kuko n'ubikoreye ejo aragenda akabwira n'undi nawe akahitaza, ukibwira ko ari urukundo bari kukwereka, kandi nta rukundo ruba rubirimo. Ko abagabo nta rukundo, ahanini abagabo benshi ku bakobwa bameze gutyo nta rukundo baba bafitiye, ntarwo pe, ahubwo ni ukwiyandarika, ni ukwiyandagaza. Ejo ugasanga bamusohoye kuri social media ati dore yambaye ubwambure bwe, bakabwerekana, ugasanga ari kurira, ari kwicuza, nakoze ibi iki n'iki, ndababaye, ibi n'iki nakoze, nyine kubera gukora ibintu adatekereje. Rero mpita nkubwira, umutima nama wawe icyo ukubwira aba ari cyo ukora. Gusa ngiye ku ruhande rwanjye ndumva utabikora. Njyewe hari n'igihe njya ntinya n'inshingano ubwanjye, ndashaka gato tubana ariko ntujye mu buraya, cyangwa se ndagushakira akazi nk'iyi nshingano, mbizi neza ko akazi ntazapfa kukabona, ariko nkamwemerera kugira ngo basi ndebe ko ibyo bitekerezo afite byamuvamo. Yeah, nice. Ukamuha ibitekerezo kugira ngo wumve ko ibyo bitekerezo bindi afite yabivamo. Narada n'umukobwa umeze gute muri rubanda cyangwa muri sosiyete nyarwanda? Narada umuntu umbonye bwa mbere utanzi abona niyemera, abona nirata, nta muntu navugisha, no muri quartier baba babona nyine nirata. Umuntu wese utaramvugisha bwa mbere, n'abashiti banjye benshi bataramvugisha bwa mbere babonaga nirata, ariko nyine ndi umuntu woroshye kuvugana nawe, ndi sociable man, nyine ndi funny, rimwe rimwe njya ncishamo nkanasetsa, ariko nyine ntabwo nkunda nyine ibintu by'akajagari. Ntabwo nkunda akajagari, sinkunda ibintu bya kururu y'abakobwa nyine, kuko ahantu no mu gipangu bakunda ngo ese uba hano, nyine mba numva ubuzima bwanjye nakubwira gute, nyine ntabwo nkunda akajagari, sinkunda ikigare. Sinkunda ikigare, ibintu byanjye ni gake nibyo. Naradafite sheri? Kandi nakubwiye ngo niyo mpamvu nigeze tantine, nta muntu ukindeba, nta muntu ndeba. N'abagabo se n'abasore ntawe ukureba? Abagabo bafite abagore ntabwo nshaka abasore. Nta sheri mfite. Nta sheri ufite? Wowe wari ufite byagenze gute? Urabizi neza ko nari mufite. Njyewe ndi single kuva navuka kugeza ubu. Kuki nta musitari wemera yuko afite sheri? Oya, barabyemera of course, iyo mufite ubwo mfite sheri mba ndi proud na sheri. Abo nakiriye hano hafi ya bose nawe unyemerera ko afite sheri? Nuko nyine ubwo ntawe bafite. Yashamura mu batsimbye, sinzi. Ahubwo nari nzi kugiye ngo nakuboneye sheri. Ubuse warabiyoboye ko nta sheri mfite, nta sheri ngira. Nta sheri ufite? Ntawe. Umuhungu mwiza kuri Narada ameze gute? Twumve ko tumubonera sheri. Umuhungu mwiza bagira ngo bantera amabuye. Umuhungu mwiza kuri njyewe ni umuhungu usenga, uca bugufi, wubaha Imana, akubaha ababyeyi be, akubaha abantu nyine bakuru kuri we, atari n'ababyeyi be, abantu bakuru kuri we, abatoya, nyine umuntu
uha agaciro buri muntu wese, umuntu wubaha wose. Urashaka nkubwire ngo w'igikara muremure ufite ikofi ikofi iba igomba kuba iya mbere, kuko kunzana umuhungu umukene ubwo ngubwo yabaje kumara iki? yabaje kugira ngo umukunde, urukundo rusaba ko gusa nyine nanone aho kugira ngo ume wamukire tuzagera mu bintu tukabirwaniramo akatangira akabinyurira, wama wa wundi uzi gukora ufite n'ubushake, kuko abantu ni babiri n'abantu babiri batandukanye. Hari umuntu uba uzi gukora ariko adafite ubushake, hari n'uba ufite ubushake ariko azi no gukora. Rero njye ndashaka noneho wa wundi ufite ubushake uzi no gukora, akaza noneho tugakorana tukabyunga hamwe tukiteza imbere, mukabyunga hamwe mukiteza imbere. Na radiyo yumvishe ijambo urukundo arisobanura gute cyangwa arasobanura gute? urukundo nzi ni urwa mama wanjye. Nzi ni urwa mama wawe, ndavuga urukundo rw'abakobwa n'abahungu. Urukundo narugusobanura gute ntarigeze njya mu rukundo? nuko utarugira? Ndarugira. Wabwiwe n'iki kurugira? Niba ndarugira kuko nigeze gukundaho umuntu. Wigeze gukundaho? Ngiye gutuma amena amabanga. Iyo yagara amabanga. Urarugira ko nigeze gukundaho umuntu. Yego. Ndamukunda nubwo yambeshye nyine, ariko nawe yanyerekaga ko nkunda nyine, nibwo numvishe nyine muri njye mfite urukundo. Numva nyine nakunda umuntu, namwitaho, caring, loving, nyine buri kimwe cyose nkakimuha. Ariko nyine kuri njye ukuntu urukundo narusobanura, ni ikintu gihuza abantu, ni ikintu wisangamo ukumva ukunze umuntu. Ariko nanone hari abarukoresha mu bintu bibi, ugasanga umuntu aragufatanya ngo ni uko umukunda, agukoresheje ibintu bitakozwe, agukoresheje ibintu nyine bibi. Sinzi ukuntu urukundo narugusobanura, ariko nyine rurababaza, rumwe muba muri mu byishimo, ubundi nyine urukundo ni ubuzima. Nimwe murishima, ubundi mukababara, ubundi mugashwana, ubundi mugasubirana. That's life. That is life. Yigeze akomereka mu rukundo na Rada? Yego, kandi kubwira nyine narakomeretse. Ariko umuntu bibwiye aranseka, ku myaka yawe ni gute wakomeretse? Nanjye biransekeje, birananangaje. Iyo wabuze amatsiko byari bimeze gute? Nigeze gukundaho umuntu arambeshya, ariko abahungu baranashoboye. Umuntu arakubeshya umwaka ukarangira akubeshya akagukunda, ukabona ko karanagukunda, gift za buri kanya, utuntu twa buri kanya, nyine nkabona nyine afite passion yo kuba yankunda, nkabona ari cared, narwara akansura. Ariko nyine biza kurangira nyine mbonye menye kambeshya afite ahubwo undi muntu bakundana, ahubwo njye nibazaga uburyo yanireta akajya gutereta n'undi. I think ko nubu banakoze ubukwe. Umuntu mwateretanaga yakoze ubukwe? Nyine yari mukuru kuri njyewe, ariko atari mukuru cyane. Bana ko yarakoze ubukwe. Nta nubwo mbashaka no kumwibuka, sinjishaka. Okay, nta nubwo ushaka no kumwibuka. Niki cyafashije na Rada gukira ibikomere yatewe n'urukundo? Mama wanjye. Wanjye yambwiye komera, ihangane, wiga urangize, ko twakundanye niga mu wa 5. Yambwiye ihangane, wiga urangize, ukore, nukora ntabwo uzabura umuntu ugukunda. Inama za mama wanjye, abashuti banjye wa hafi yitwa Diane, akambwira ihangane, biramera sawa. Kandi byameze sawa. Reka dushimire mama na Diane, barakoze cyane kuduhuriza umukobwa ari wasajijwe n'iki. Urukundo. Niyo mpamvu nkubwira ngo urukundo nyine kugira ngo nzongere gukundana bizapfa kure. Urumva ni igikomere wagize kiragutusha, ufata n'ingamba zitari nziza. Ndebe muri mu ruhande rwanjye, kongera gukunda bizava kure. Kubera iki? Wumva abasore bose ariko nyine nahise byishyiramo ko abantu bose nta muntu uzaza nkunda byanyabya, ko inshallah kubera Imana azaza.
umuntu avuga banguke nabanguka kabisa nyine ndambiwe kubasinga irungu rirakwishe hari umuririmbyi yahimbye ngo nakica nk'irungu nkeneye umukunzi uzi icyo ashaka narada reka tugukomeze kuri icyo gikomere wahuye nacyo hanze hari abana b'abakobwa benshi bahuye n'ikibazo nk'icyo wahuye nacyo bafite ibikomere bafite amadepression bafite ihungabana batewe n'abasore runaka wabagira ihe inama ni ugukomeza ubuzima burakomeza ntukumve ko umuntu kuba agiye ubuzima bwawe burangiye uba ugomba gukomeza ugakora cyane ahubwo noneho akabona ko kuba yaragusize hari ikintu wigejejeho ko hari akavidewo njya ndeba kuri tiktok njyewe urankunda kuri tiktok nka scrollinga nkabona nk'akavidewo ati wa mu ex wanjye mumumbwirire ubu ngubu ko nsigaye meze neza nyine uba ugomba kwereka wa muntu ugakora cyane kugira ngo umwereke ko aho yagusize atari ukiri wavuye hamwe ukajya ahandi kandi ko nyine nta ruhare runini yari afite mu buzima bwawe nyine ukamuvinga on ugakomeza ukamuvinga on kandi ugakomeza abana mungana bari gukora ubukwe ubu se byari ngombwa noneho kugira ubu se utangiye ubukwe bwa Vestina warabonye narabonye pe cyaza uriya mwana yarankomye naraburebye kuva mu gusaba kugeza mu gusezerana reception n'igiterane yewe nabyo byose washakagamo iki barabana ndabakunda ntago ari uko ndi umusilamukazi ariko nyine nkunda indirimbo zabo ndabakunda barabana iyo numvise indirimbo zabo nyine mpita numva nyine haracyari imana haracyari ibyiringiro rero kuba nararebye ubukwe bwabo ntibivuze ko ndi gushaka ngo ndebe ko nanjye nabonamo umugabo kuko ntabwo nagize amahirwe yo kubujyamo kubera akazi cyangwa se n'ibindi ariko nyine naraburebye ndabyishimira kandi urugo ruhire congratulation to Vestina na Dorcas araje mu kanya nawe nasoze vuba nawe bamujyane ukira manu babarira basi we ariko buriya nzaba naragiye nanjye ariko icyangombwa ntabwo ari uko nyiri aho ngaho uwanjye arahari kandi nyine ubwo Imana ifite uko izabiye niyo yaba ari imyaka 5 njyewe I can wait kuko buri muntu Imana imugenera destiny ushobora no kuzashaka Vestina bya 5 ya Dorcas ubukwe bwa Vestina wabonye gute ibintu bitatu wabonyemo byiza ubukwe bwa Vestina icya mbere cyo yagiye gusimera umugabo we buri muntu wese yaragosinga ugasanga umuntu wese ko yashaje umuntu ushaje ashatse umugabo mukuru ariko ikintu ngewe nzi neza ntago kuba umuntu yaba mukuru ntibivuze ko uno n'umuntu mukuru bura nawe wubaka ngewe muri buriya bukwe bwa Vestina nabonye mu rukundo umugabo wa Vestina aramukunda ibyo nyine yamuhesheje agaciro muri buriya bukwe bwa Vestina ikintu nigiyemo twebwe nk'abakobwa ugomba kwihesha agaciro ugashyira n'agaciro iwanyu nyine kubona umubyeyi wamuhaye igiseke nabyo biramushimisha nabonaga uburyo ababyeyi bishimiye haba ku ruhande rw'umugabo haba ku ruhande rw'umugore nyine ukabona harimo akanyamuneza ukabona harimo akanyamuneza ibintu wabonye bitagenze neza ku ruhande rwawe n'ibyo mu bwa Vestina bitagenze neza nta bintu biba byiza ijana ku ijana ntewe ntabwo njya kuvuga bad things cyangwa se ibintu biri negative ntawe kintu nabonyemo babarira ari doterera na reception ndetse no gusezerana ahari byiza cyane ni he ahari byiza cyane ni muri dote ugendeye ku ki nyine ngiye nkunda iyo myambarire nyine uburyo abageni bambara bagiye kubasaba gukwa iriya myambarire uburyo abantu bambaye imikenyero kinyarwanda ibintu bavuga kuri abavugira inka wabo ndabikunda nyine niyo mpamvu dote igihe cyose mpamura dote ari nziza yego igihe cyose ubona dote ari nziza duhereye ku myenda Vestina duhere ku musatsi uburyo yari yasokoje
wabonye ari ibintu bya gikristo cyangwa wabonye ari ibintu come on, by'umusitari ntabwo w'ubuye? njyewe ngendera ku bya gikristo kuko buri tugiye kwandariza ubukwe bwa Vestine na Dorcas ariko se kuki ushaka ko nanariza ubukwe bw'abana b'abandi we ni umusitari ni icyamamare mbese ko wari umusitari uragira ngo wowe Aduteranye n'abantu. umbangamira ashaka kunteranya n'abantu gusa nyine yasaga neza nabonye abantu bavuga ngo gusuka ngererere ngo uriya mukobwa ngo yavuye mu bukristo ngo ashatse umugabo ngo atangiye kumushuka ngo ave mu burokore ngo atangiye kujya yambara ngo amakanzu ngo aciye ngo hano hejuru ngo yerekane agatuza ngo atangiye kujya yiswisha. Ntabwo biriya ntabwo nyine ntabwo bidefininga umuntu uwo ari we. Ibyo kuba wagenda ukishyura ubwiza bw'umukobwa ni nabwo bumuhesha umugabo. Rero kuba nkanjye nisiga make-up sinkunda make-up pe, ariko ntibivuze ko Vestine we kuba yagenda akisiga make-up erega yari akiga nta nubwo yagomba kuzajya anisokoresha cyangwa ngo yisukishe kandi yarigaga. Rero kuba niba bamushyizeho wig ko mu bukwe ndakeka bari bamushyizeho plante kuba bamushyizeho wig bakamusokoreza nabonaga bimubereye pe ijana kuri ashatse yajya ahora kuriya. Byari bimubereye yasaga neza. Ubukwe bwe bwitabiriwe n'abasitari benshi bagiye batandukanye aba Christizi ba New Bosco. Wabonye ishusho yabwo wayibonye ute? Dore ubukwe bw'umusitari koko bwari ubukwe bw'umusitari ariko none bidakabije cyane. Nyine nabonyemo ba Nyambo ba Kiramani ba Shemsa abantu b'abasitari benshi ariko nyine ntago nyine urebye uriya mwana ntabwo akabiriza ibintu ariko bwari ubukwe bw'abasitari pe. Yego bwari bwiza. Nakunze uburyo yashimiye ba Irene. Nyine baze ko yashimiye Irene nanjye amarira akaza. Navuga nyine hari umuntu wibuka umuntu wamukuye ahantu burya yamwambitse ingofero. None nabonye muri comment ngo ni gute adahaye ingofero papa we ngo akaba yihaye ngiri what's no sense ko muhaye ingofero. Ariko birumvikana tuzi ko ingofero ihabwa umubyeyi wakubyaye. Ubiteka ntari ikindi wenda umubyeyi yamuhaye ikindi kirenze iyo ngofero. Ariko mu muco nyarwanda wemera gute se? Mu muco nyarwanda niba ariko abipanze niba se amufata nka papa we none tubifate se tuvuge ko ari ibintu byiza yakoze mu gihe yishe umubyeyi. Njyewe nta kibazo mbibonamo ko yarambitse Emirene, nta kibazo mbibonamo ko yaramwambitse. Rega muri ndahabi nawe yabaye papa wabo. Ese niba papa wabo ntiyabazamuye ubu twari kubamenya yatabazamura ntiyabazamuye akazamo amastrago y'amatiku y'ibiki ariko bigakomeza bagakora kubera Imana. Reba habagejeje ubu ngubu arabonye umugabo nkuko Irene yavuze ntabwo ansebeje. Nyine uno mwana yambereye umwana mwiza nyine ndabikunze pe. Yamuhaye inkoni ndarira ndavuga ati wow ari umuntu yibuka nyine ahantu umuntu yakuye undi. Nyine mbona ni ibintu bifite urukundo barabana barakundana man nyine sinzi ukuntu nabivuga ariko nyine ibyo ngibyo byo ko ngo hatahaye ingofero papa we njyewe numva nta kibazo kibirimo. Ashobora kuba yari afite ibindi yamuhaye birenze iyo ngofero kuko ntabwo nanone siyibagiwe se umubyeyi we nuko yari yamwibagiwe. Erega na Irene ni umubyeyi we nawe. Na Irene ni umubyeyi we nawe ntabwo abantu bigeze babivuga rumwe nk'uko nabivuze muri comment. Hari abantu batekerezaga yuko bitari bikwiye akabamuha indi mpano cyangwa se ikindi kintu runaka ariko bura niko yabigennye kandi niko yabishimye kuko niwe uzi umumaro Irene yagenje gute yamugiriye. Pressure ya Dorcas igituta abantu bagiye kumushyiraho ngo nawe ntashaka urabibona ute mu mboni yawe? Njyebye nyine ndebye uburyo ubukwe bugitangira butari bwana cyakoze amana abantu mana yanjye audience iri hano hanze yagusabye man ko audience yishinze wanashaka imburagihe. Ibaze ko ubukwe niburanarangiye ariko ngo Dorcas baramusize ngo kudashaka ngo ubu ngubu nawe ngafite umugabo. Ntangira kubona ngo Roki yaravuze ngo nagazashaka adashatse Dorcas ngaho inkuru bayisesengura handi bagushingira n'umuntu mutagakwiye kuba mwashyingirwa. Nyine uriya mwana bagiye kumushyira kuri pressure sosiyete nawe ushaka umugabo ibiki n'ibiki ariko nyine ni amahitamo ye yanamushaka wenda aranamufite we never know nta muntu wapfa kumenya ariko nyine ndabizi neza bagiye kumushyira ku gitutu uko byagenda kose. Uko byagenda kose bagiye kumushyira ku gitutu. Ni ubukwe rero bwari burimo
ibyo kurya ibyo kunywa ndetse burimo abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse na nyuma yabwo twabonye igitaramo Vestina yikuye ikanzu afatanya na murumuna we gutaramira noneho biriya bitabiriye bintu nabikunze igitaramo. Wakunzemo iki cyane? nakunze uburyo umwana yahise akuramo mpita mbona yabaye mukuru, mpita mbona yabaye ikimama cyiza, mpita mbona yabaye igikumi. Umwana akuramo rambara ijipo, yambara agapira, ashyiramo igitambaro, aririmbira abantu bamugiriye mu bukwe, arabataramira. Ndabikunda. I wish ko nakabaye nariyo, ariko ntabwo nari ndi, ariko narabirebye ndabishima pe, ndishima, ndavuga wow, uyu mwana akoze ibitangaza kabisa. Twimuka ku bukwe bwa Vestina na Dorcas, nako bwa Vestina buri gihe rero Vestina abantu benshi bari bazi no kubatandukanya Vestina na Dorcas, ariko ndakeka ko ubu noneho itandukaniro ryaragaragaye. Ubukwe bwa Vestina na Idris Odrago, ubu ntabwo bazongera kuvuga ngo Vestina na Dorcas, noneho ikirenze nuko ari n'abazina banjye twishimiye Vestina, ariko ubu nyine basigaye bamwita Vestina Odrago. wowe uzahindura ubu baba bamumburukide. andi bana baragiye bari kubona aba diaspora, aho uri aho ndacyari kwa mama ariko ntari byawe nawe biri imbere inshallah. kandi muri mu myaka mu myaka banasoreje kwiga rimwe, none nabonye umugabo nta na sherorani, ariko se wambabariye we. ndetse ko ntabwo bufite, ntabwo bafite, nzamubona ejo bundi, nzaba mutumiye, ahubwo ndabizi neza ngiye guhita mbona shere. ndabizi neza ugiye guhita ubona sheri naboneke rwose natwereka ibirori byiza nka biriya. Ugiye gushaka umugabo we wagendera ku gihe, hari abashobora kuvuga ati Vestina yashatse umugabo ujya mu ADPR, yabonye umugabo utari yagahuje imyizere gutya uri kabisa. Njyewe kuri njyewe washaka umugabo hari umuyisilamu? kuri njyewe nakifuje ko nagashatse umugabo w'umusilamu, ariko nanone bitewe n'aho ngeze n'imyaka yigeze, njyewe imbere byiza nashaka umugabo utari umusilamu, nyine nibyo byambera byiza, ariko nyine ngendeye ku idini ryanjye nashaka umusilamu. Ariko nagiye mu by'amadini nashaka umugabo utari umusilamu. kubera iki? kuko abagabo b'abasilamu benshi bashaka abagore benshi, kandi njye ndafuha. idini ryangirira bibemerera gushaka abagore barenze umwe? Rirabyemeye, ariko nyine ntabwo, nyine njye ndafuha, ntabwo nzi ko nabibasha. Ariko njyewe mbonye umugabo nkunda, sibyo, mbonye umugabo nkunda, nkabona umugabo ufite amafaranga, nanone rega kuba mbaca ntakunda umuntu ukunda iby'ubuntu, ntabwo bivuze ko nakunda umugabo ufite amafaranga, sibyo. Wa mugabo ntazagera mu rugo ngo, rega abagore bose tuba dushaka, iyo umugore wamuhahiye ibintu biba ari tamu. Rero ndashaka njyewe umugabo mpahira, umugabo wubaha Imana. Cyambere nuko umugabo wanjye azaba yubaha Imana, ntabwo nitangaza abasengaye cyangwa bira bavuga ngo gushakana n'umugabo utari umusilamu ngo ni haramu, ngo cyangwa umugore utari umusilamu ngo ni haramu. Njye aronkeya cyangwa ubona ko nzashaka umuntu tuzafatanya mu buzima bwanjye, ariko munca mu idini munjyana. Njye ndi kuvuga realite, njye ntabwo njye meze nk'abandi, buri muntu wese afite uko ameze. Njyewe umugabo wanjye nimbona umugabo, ariko nanone ntabwo nshaka wamurokora ukaza ibintu, uzajya mbwira nikunda kwiyambara amapantaro, akajya mbwira ngo turaza ibyo kubatizwa, ngo ntabwo dushaka ngo amaherena, ngo sidushaka ngo amashineti, ngo wapi. Nyine ndashaka wa mugabo uzampa ubwisanzure, simere nk'aho ndi muri gereza. none iyo umugabo agwaye ubwisanzure cyane ko hari igihe bigira izindi ngaruka mu mibanire yanyu. Ndavuga urugero, hari ikupure imaze iminsi iri muri saga z'ibintu bigiye bitandukanye, ni couple ya Muyango ndetse inakimenye, ubona ko mu rugo rwabo harimo ubwisanzure, umugore akora akazi ka nijoro, guhostinga, kuba mu bitaramo bigiye bitandukanye, ukabona hari ingaruka, hari icyuho biteye mu rugo bituma havamo n'ingaruka nk'izo turi kubona ku rugo rwabo. Muri iki kintu cyitwa liberté totale ubona gikenewe cyane cyane ku mugore?
liberite nshatse kuvuga ko umugabo yaguha ubwisanzure. Njye ntabwo nshatse gusobanura ko ugomba kwirega na limite uba ugomba kugira, ariko ngiye kuri biriya bijyanye na Muyango na Kimenyi, njye Muyango ni umugore ukomeye sibyo, njye ntabwo mujudginga ku byo akora, ni akazi arimo sibyo, ahubwo aba bandi baba bari ku ruhande nibo bashaka kuza bagasenya ingo z'abantu. Nanone kandi urugo rwumva amabwire ntabwo rwaramba. Niba ari Kimenyi wumvisha amabwire, niba ari Muyango wumvisha amabwire, arono sinzi ngo bimeze bite byabo, ariko nyine icyo nzi cyo Muyango ni umugore mugenzi wanjye, Muyango ni umugore ukomeye sibyo, Muyango ni umumama kandi nyine azi ibyo ari gukora kuko afite umwana, aravuga ati ejo n'ejo bundi umwana wanjye azaba ari kureba ibyo nakoze sibyo. Ndabizi neza ko ibyo akora byose abikorera umwana sibyo, arakora cyane, ni munyakazi man. Nyine njye nta kintu namushinja tu, ntabwo muzi face to face, ntabwo ngo turi close cyane, ariko vugaho byose atitaye ku bamuca intege, arakomeza agahostinga akajya Gisenyi hose akabanga akatwika. Noneho sinzi uwo nabonye nari ndi guscrollinga kuri TikTok mbona umugabo sinzi niba mwita nde, ntabwo nibuka amazina ye, yavuze ngo njya kubona ngo mbona Muyango ngo yambaye ikariso y'umweru, ngo namushimira kuko yambaye n'ikariso ngo ari umubyeyi, ngo abandi ngo ni amakariso bambara. What is that? Ikariso mwayibonye he? Ko ngiye mu bintu nabonye yambaye ikariso ko nawe nabonye ngo yamanitse amaguru ngo kamwe ari akandi hari ngari guceza. Ibyo ngibyo birabareba. Ari gushaka amafaranga yo kugaburira umwana, ari gushaka amafaranga yo kwibeshaho. Gende Muyango keep it up, komeza wibesheho, umugore nusa neza, umugore nukorera umuryango we. Amagambo y'abantu ntayiteho nyine liberite. Noneho rero nayo nshatse kubwira, ntabwo ari uko umugabo yamuhaye liberite ihagije cyane, ahubwo nyine nuko buri mugore yaritinyutse arimenya sibyo. Ntabwo umugore ari wicara ngo weze amasahane akorope akubure yirirwe nyine ari bubana agira ate, ntiyicare ntabwo ngo ajye gushaka ubuzima bwo hanze. Eruguguma no kumenya n'ubuzima bwo hanze. Uwo mugabo wawe se abayatakiriho ntabwo wakora, wakomeza ukoza ibyo byombo se kandi ubizi neza ko atakiriho. Nyine uba ugomba ko nawe gushaka uburyo ukora kugira ngo n'ejo bundi wa mugabo wawe, erega abagabo n'umwana wundi n'ejo bundi yanaguta. Umugabo n'umwana wundi yanaguta ariko ugasigara unimenya. Njye Muyango rwose ndamushyigikiye ibintu byose yakugenda umva nta kibazo kibirimo. Ibyo ngibyo ngo we na Brian na Muyango ko bakorana mana yanjye, nyine ibintu bya entertainment byinjiyemo wasara. Rimwe na rimwe n'abantu bajya bicuza kuba barabaye abasitari kubera entertainment. Nyine ibintu bagenda baguharabika bagushyiraho, ntabwo nshaka kubivugaho tubireke. Ntabwo nshaka kubivugaho atubireke. Narada twigarukira mu rukundo. Narada ni umuntu umeze gute ari mu rukundo? Ko twabonye ko arugezemo. Bandikeya di kuri rwa rwego rwara na gripe nkahita niruka, nkahita nza nkanakujyana no kwa muganga. Nyine ndikeya di ndakunda, nyine bumeze nk'ari umwana wanjye, nyine mba nkwitaho byatanje, muha attention yose. Iyo yabaye mubi mu rukundo bameze gute? Mba nafushye nanarakaye nabaye nk'ikijumba cya mba umamagara imita nk'ukupa mbwira ati nakubanye n'uyu. Ariko nyine kuba mfuha ntabwo bivuze ko nakubana n'umukobwa wese mbonye ngo mfuha bitewe n'impamvu nyine igaragara ndi kubona. Iyo nabaye mubi mu rukundo mba narakaye pe nashiriri. Gufuha mu rukundo ubona byongera iki mu rukundo cyangwa bigabanya iki mu rukundo? Gufuha urebye nubwo dufuha ariko si byiza, bituma nyine nanone umuntu ahita avuga ati umuyungu bajya bavuga ati umuntu ugukunda nyine umuntu ugukunda aragufuhira. Ariko nanone hari abakobwa turafuha cyane tugakabya. Gusa nanone ntabwo nafuhira umuntu ngo ubu ngubu ikintu nize mu rukundo, ntabwo nafuhira umuntu ngiye ngo mufuhire rwa rwego ndi bwumve ndi bujye
umuntu kubaza ndi kubiyemo wa mukobwa ngo mvira kuri sheri ngo wapi umuntu niwe uba wizi abazi impamvu bari kumwe sibyo ego urafuha bikanajya ariko ubu ngubu nta kubyerekana uraceceka ukabigumisha mu nda ugaceceka utakoma rutendera ukaba ucecetse ubu numubona noneho ruzafa abonye icyo byagukoreye gufuha nzajya nceceka gufuha abonye ibyavuye nzajya nceceka mubwira ati rwose mwidishye niyo nama wagira umukobwa ukiri gufuhira umusore mva ibyo ngibyo biri muri generasiyo ya kera generasiyo y'ubu ntabwo dukeneye gufuha ukeneye gukora cyane ahubwo noneho akaba ari ugufuhira ukeneye gukora cyane kuri ubu ngubu akaba ari we ugufuhira urukundo aba bavuga yuko rubabaza nawe urabyemera urukundo rurababaza cyane ukarira ukaririra umuhungu umushuti wanjye niwe ubizi nkarira nkamuhamagara yakoze ibi ejo mu gitondo ntabwo nzasubirana nawe ejo mu gitondo nkamuhamagara yaje kundeba nyine urukundo rurababaza kuri rwo rwumva wanze n'umuntu ukamwanga ukumva uramwanze ariko nanone ruraryoha ukuntu ruraryoha tu umuntu byahiriye iyo hatajemo rwivanga ku bintu byayirebye ruraryoha wigeze wumva icyanga cy'urukundo icyanga cy'urukundo se wacyumva gute nyine ni uko ururyohera ukumva urakunzwe naracyumvisha ariko byaje kurangira numvishe nta kintu kikimariye nta kintu ubu kugira ngo njye kongera kwizera umuhungu bizagorana umuhungu uko yadukozeho bizagorana pe ni nk'ikihe kintu yiziho abantu batakuzi banara ibintu niyiziho mva nkunda inkuru bana yanjye nkunda inkuru ariko nyine abantu benshi babona ndi umuntu ucecetse ndi umuntu nyine udakunda ibintu byo kuvuga cyane ariko nkunda kumva inkuru nka buriya nyine ukumva turicaye nk'umuntu araje avuga ati uzi ko nabonye ibi nyine nkunda kumva inkuru ikindi abantu babona nyine ndi umuntu utari sociable ariko ndi sociable nkunda abantu nyine nkunda kuba ndi kumwe n'abantu nibyo ntabwo ari umusore ntabwo ari sheri yagenze ndetse mbabarire umureke uwo nguwo ndacyagaruka ku muhetse wawe ni iki kintu cyagufashije kumureka cyangwa kumwikura rero nuko nyine nabiganirije inshuti zanjye na mama wanjye baranganiriza binshiramo kuko nahise njya no gufokasinga mu kwiga mu wa gatandatu nyine fokasinga ku cya leta nyine mbyivanamo ntabwo nshaka no kongera kumuvugaho bomba baratumureka mbabarira tumureka tunamukaho dusatira umusozo twigire mu tuntu n'utundi ibintu bitatu byagufasha kudasesagura amafaranga ni ibihe wagiramo umuntu inama ibintu bitatu byagufasha kudasesagura amafaranga buriya rero njyewe nize ekonomi ariko mbona ekonomi nize nta kintu imariye kuko iyo mbonye amafaranga mpita ntekereza ibibazo mfite nkahita mbikemura ako kanya byose agahita ashira gusa nyine ibintu bitatu icya mbere uba ugomba ntabwo niba ubonye amafaranga ari ngombwa ngo uhite ugura buri kantu kose wumva wifuza kuko ubuteganya n'ejo ushobora guhita ugira ikindi kibazo n'ejo ubundi ukagira ikindi kibazo byiza wasevinga icya mbere ni ugusevinga icya kabiri gusevinga se sirimo no mu kibina no mu nama nyine kuri abajya mu matsinda kuri banke gusa nyine njyewe iyo nsevinze kuri banke mpita nyakuraho kuko banke yanjye ikoranye na noza na fone mpita nyakuraho umva nta bintu bitatu nzi no gusevinga no kubika munsi y'uburiri icyo ngicyo kiragutsinze ko ari nk'uwatse bitatu akandi kantu ibintu bitanu bidakwiriye kugutera ubwoba n'umwana w'umukobwa
ibintu bitanu bidakwiriye kuntera ubwoba yego ndabikuraho kuko noneho mbwira bitatu basi ibintu bitanu bidakwiriye kuntera ubwoba ndabivuga ubu ubuze n'ibintu bitatu bitagomba kugutera ubwoba ibintu bitatu bitagomba kuntera ubwoba nta mugabo ngewe uzaza kuntera ubwoba ngo ambwire ngo nudakora ibisingwa y'amafaranga nzikorera mvunike mu mitsi yanjye nyabone umva ikindi kintu kitagomba kuntera ubwoba muri buno buzima ni ukumbwira ngo ndabura inshuti kubura inshuti ngiye kuri ngewe mpamvu nta kibazo baraza bakagenda ngewe buriya sinkunda inshuti nyinshi nkunda nyine inshuti nkeya z'umumaro kumbwira ngo ndabura inshuti mba numva wapi ntabwo byantera ubwoba kubura inshuti kuko inshuti iragenda hakaza indi y'umumaro iyirenze icya gatatu byantera ubwoba nk'umukobwa kuba nabura akazi kubura akazi uribura kuko bigeze kumbaho bura akazi nagakoze ukwezi kumwe baranyirukana banjijije ko ntemeye gukora sex n'abankoresha ariko ubu yagiye mbona akandi keza kakarenze nyine akazi kabi kaguhesha keza ubwo rero kumbwira ngo ndi bubure akazi mba numva hano muri ka kandi bihita mbona keza noneho kurusha nice dusoza hariya hanze hari umwana w'umukobwa muraziranye cyangwa ntimuziranye ibintu bitanu bigomba kuguma ari ibanga ku buzima bwe n'imibiri ibintu bitanu bigomba kuguma ari ibanga ku buzima bwe umushahara we yego ibijyanye n'umuryango we nyine family matter yego n'umubano we agomba kuwugira ibanga of course kuko nabonye abakobwa b'iki gihe ntabwo ari shyashya n'umubano we agomba kuwugira secret mu gihe biri ngombwa ubwo mvuze bingahe icya kane ntabwo agomba kuvuga intego ye yindi akurikije nyine ntagomba kuvuga ikintu akurikijeho ngo avuge ngo wenda ngiye kujya muri Amerika keep it in secret nyine ntabwo ugomba kubwira buri muntu wese intego yawe bajya bavuga ngo iyo urasi indwara ngo urakira ariko nanone hari ibintu utagomba kuvuga nyine bijyanye n'ubuzima bwawe none icya nyuma ikintu agomba kugira ibanga ni telefone ndumva ari ibyo nkunda kubazwa ibintu byinshi pe mbabare no ku ishuri sinafataga note tuba turi mu tuntu n'utundi tugiye gusoza tubwira abantu batatu ukurikira kuri social media n'impamvu bakurikira abantu batatu nkurikira kuri social media hari abo kuri TikTok hari Instagram hariho hose umuntu wa mbere Keti Bashabe Keti Bashabe ndamukunda ni umukobwa ufite passion ni umukobwa ufite confidence ni umukobwa uri work hard ni umukobwa mwiza nyine ni umukobwa ukomeye ibyo yongeye nkurikije uburyo bagiye bamuvuga mu bitangazamakuru yarashaje kadashaka umugabo ibiki ariko nyine ndamukunda pe ndamukunda ndanamufollowinga kuri Instagram kuri TikTok yego uwa kabiri umukundwa Cadette ndamufollowinga ndamukunda nkunda nyine uburyo akoramo siporo mba numva nyine nigirira ubunebwe ariko iyo mubonye mba numva nyine nanjye nabyuka njya muri gym ariko nyine ubunebwe ngira bucya numva ntashaka no kubyuka numva ntanakegura n'akaguru nyine ni umukobwa akora cyane ni umukobwa wiyubatse ni mwiza uwa gatatu nkurikira n'impamvu mukurikira it's just Nadia
Nadia ukina muri Umuturanyi series Mm. nka muganga. Mm. Ndamukurikira, ndamukunda, ni umwana mwiza, ateye neza, aritonda, akora cyane nawe, nyine nawe ndamukurikira. Nyine ndabona. Yeah, ndamukunda. Defo wiyiziho abandi batakuziho ni iyi? Defo niyiziho, Mm. ngira amahane. Ngira amahane ariko ngiye ku muntu wanjagaraje, ngira amahane ku buryo nanagukubita. Kuko nta mbaraga ngira batazajya nzabakubita, ariko nyine ngira amahane ko bigata biba umwanya muto. Narata, reka tugushimire umwanya mwiza tugiranye n'ikiganiro dukoranye. Thank you so much. Nicyo wabwira abakunzi bawe dusoza? Ndabakunda cyane, ibibizo byinshi cyane, nitujya duhura kandi mujye mutuza, ariko ntimukajye munyibutsa ngo ndi umupushayingi ibiki n'ibiki, muntera isoni. Ariko ndabakunda, bye. Kuri OB Films nakagaruka, mwakoze cyane kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Aho turakora subscribe tugurindira ikiwe ko wahindutse. Mbwira abantu bakore subscribe kuri OB Film, comment, share, like, yeah, niba supporting. Ndabakunda cyane. Tuhari ku bwanyu. Yego, ndabakunda.